telling a fantasy. Ni nk'ukuntu ureba filime yo muri Hollywood ukabirayira ukarira ukavuga ati ariko si wa mukobwa bamwijije. It is acting. You have to act to make a person nyine feel like it's real bitewe na storyline. hanyuma hahandi ko hari igihe tubona muri zira action wenda umukobwa yamubwiye ati pull out we undi bikamunanira akagira ngo banyimye gift ni mume gift cyangwa ntabwo nongera kubahereza abakuru. umva ikintu mbaza hari ahantu tubona wenda muri watching akavuga do no urabyo byo ndi kuvuga bikanga nabyo nuko actinga ni edit abayazi mumenyemo exactly wana no ibira akenshi bari na fake kandi abatipe benshi bakoresha inshinge hari n'aba bafite bakoresha inshinge ya stimulators none se iriya minota barayikora ingana kuriya tubona nyine nkubwira urumva tuba turi kuri set ushobora kuba turi nko kuri set nk'amasaha nk'arindwi nyine iyo mutari abantu bari haraka nyine wenda umva umutipe agomba kuba ari ready igihe cyose kandi habaho kati nk'igihumbi muri scene tugomba kugira ega ni filime nk'izindi zose uzi n'abantu editing afata igihe nyine akediting agaterateranya nyine ukabona ni filime nyine nk'iyi tukazara tukareba ngo bagiye mu gikorwa umva hano umuntu aranditse Gabe yaranditse ngo ntabwo ari acting ngo emotionally ngo na physically ntabwo kubera ko umuntu mwabaye nyine mwahuye physically ntabwo bivuze yuko like you are emotionally attached hoya kuko it's business by the end of the day so ugomba kwactinga nyine sinzi ukuntu nabigusobanurira nk'uko umuntu ashobora kumbaza ngo nose ngo abantu ngo bari kuri set ngo ntago bashyukwa uzabona bari kuri set ngo ni hangahe hari sound guy hari camera guy hari this hari that hari assistant nk'abantu wenda nka 5 max nose niyo bari 5 nose ntago ujora kabadana wa mugani nka cameraman ariko akazi karagwira cameraman akaza nose nabwo barimo edit cyangwa muri naked abakureba neza nta muntu uba wambaye buri wese abazunguruka ndazunguruka hariya nta byo kwambara nta rega buri wese ko ari wese aba afite umubiri umeze neza gaze wahagera kujya kugurisha umubiri wahagera zo kugurisha umubiri utameze neza wahagera ku buryo cameraman agiye kurya akazuminga akapima kandi ntabishake ahubwo ari byo nyine azumingamo neza rwose hari n'ibintu noneho biri turimo abazungukazi bakora nyine nabo werine sho umunsi washatse nko kubyara ukaba umumama aragiye kubikora aribyo rero twatiye kugera afite umugabo yakoze ubukwe ngo agiye kubyara ejo bundi riri nawe numbaze rwose kibazo bakereka nicecekere noneho umva ikintu cyatanje ngo hishika wait ngo ejo bundi ngo natwita ngo noneho ngo kubikora ngo atwita afite inda ngo nta mafaranga menshi yo uzanabikora utwite shusho ako se uyu muntu uko ukiza amagambo mu kanwa I'm sorry nakubisha no on a serious note yes it is a king ni nantuza ni na section rwose muri ma section menshi cyane section se burani it's like section na kutrayumva like ni navuga ko ari wo akarayiseti ni Kinyarwanda ni n'ubundi ruhande rwawo nyine abantu rwose baba umuntu akagenda agasacinga pregnant woman milf nyine pregnant woman ya iyo ngiye akaba ari content nyine specifique umuntu akora ariko nyine urumva bagira nabo bashaka kuzishutinga bagashaka abagore batwite cyane yes ugize imana ukabona utwite biriyo yes kuko ni section nyine hari ugenda ukana kuri pi ukabayisace ukayibona ariko hari nizo nyine za fake bambara nyine kubitewe na scene baguteguriye ariko nyine hari abantu babari ari nka couple rwose ariko akazi kabo bagira kuryo nyine n'indize mu uzi ko ari nk'umuntu ushobora kuba yakwishyura kugira ngo uvuge verbal nyine mu magambo ngo uyu mwana ntite n'uwawe iyo ikaba ari kinki none se katubaze okay aya masaha reka tuve mu kazi yarambajije ngo nese ngo ndumva nzatwita ngo nkabyara nakubaza ikibazo cye ikibazo cyanjye cyavuga ati
nuramuka utwise yesu gashote njye akazi kawe ndakarespekta pe. Ukabyara uzabikomeza cyangwa abihagarika? Really ni ukuvuga ngo like gutwita nkabyara ntabwo like njyewe ntabwo ari nka show kuvuga ngo ni nk'ibintu uvuga ngo bigomba kubaho cyangwa ntibibeho, cyangwa se n'uwo mwana namubyara kubera nyine urumva mentality dufite nk'abanyafurika bavuga ati umwana wawe se no umwana wanjye ntabwo ari entitled yo kuri pasi yanjye cyangwa ibyari cyangwa se akagira icyo ayivugaho no. Nanjye nibwa ngo ngiye kuvuga ngo ubu ngubu ndi ready yo kuba umwana namutwita nkamubyara kuko ngiye umuntu n'umuntu nubaha cyane ntabwo mfa gutwita bira mupango no. So igihe nzavuga ngo I have decided ko ngiye kubyara umwana cyangwa namaze kubipanga, ubwo nyine hazaba hari ibindi bintu nyine narashize nyine mu nzira bigomba kujya. For example at 30 I can retire. Kuba nditayarinze kuba ntashobora kuba ntagiproducinga byaba ari ibyanjye cyangwa n'iby'abandi ntabwo bivuze ko content nasize inyuma zitazaba zikiri kunkora amafaranga. Of course it will still make money until I die for the rest of my life. So ntago nuga ngo njye buryo umwana wanjye cyangwa isinamurira cyangwa nubwo yakuramo n'ibiki, it's completely different n'ukuntu abantu babitekereza, kuko ubuzima abantu bambona nyine ukuntu bambona kuryo niko umbona, ariko ntabwo abantu banzi, ntabwo nzi ngo ndinde ntuzi kuko niba umwana mufite cyangwa ntanamufite ntabwo umuntu uba umuzi kubona ibya, ariko kubyarangiye we like ntabwo nyine ari ibintu like fatanye ngo mbihuze nuko naba mbayeho n'iki cyaba kingaburira. So buri kintu cyose ngihereza umwanya wacu nyine igihe kirerwa n'umwana nawe nzamupangira nuko. Jesus. Nese reka nze mu kandi kabazo kuri icyo kintu. Isi ukuvuga ngo ni check mu buzima sibyo, ni uburenganzira bw'umwana ko nituza kureba tukareba umwana wawe wowe wahisemo kuba uyu nguyu uriwe sibyo, Godfather nahise kuba uyu nguyu ndiwe sibyo. Ariko remember izina Honorine cyangwa wowe nkawe Noeli Noeli buri munsi wari ubimbwira. So isimbi ni ukuvuga ngo aya masaha izina ryawe kugeza amasaha na presence yawe ntabwo ari ibyawe. Niba ufite gahunda yo kubyara ntabwo ari ibyawe wenyine. ntabwo ni umuntu umukomeza ngo ugere kure. Nta mwana nta wundi muntu muri iyi si uretse njyewe njyewe navuye mu nda ya mama ndi umwe gusa, nta wundi muntu uri entitled ku mubiri wanjye. Nope. I can decide to carry a child inside my stomach nkamubyara kuko nabihisemo, namuhaye ububasha. Uwo mwana ugiye kuzana afite entitled ku mubiri wanjye no ku buzima bwanjye no. Uretse gato oya arabifite. Wari uzi ko nani present nani amateka yawe niyo mpamvu reba Obama agenda hariya sibyo, mbere yuko aba perezida bagasubira muri background check yo kureba ababyeyi be bari bantuki ni bantuki, tubyumvikane kuko y'abanyafurika ntabwo ariko no ntabwo ari abanyafurika, ni kwisi iteye ni kwimeze. Ni ukuvuga ngo uwo uriwe siko bimeze, biragukurikira bakagira bavuga ngo umwana wawe for example aziga wenda azakunda politiki sibyo, agende umwana uramubyaye ejo ahisemo ko umunyapolitiki. Urabizi ko neza cyane amateka yawe urimo kumva ashobora kumufungurira imiryango cyangwa akamufungira imiryango. Aya masaha aramutse ubaye umwana w'umuperezida ubyaye umwana akazahitamo akavuga ati nzaba umunyapolitike nziyamamariza kuyobora igihugu, utekereza ko njyewe ibyo bintu ntaba mbizi? Utekereza ko ntaba mbizi ntaba nzi ko izina cyane wenda uretse wenda ko nko mu majenerasiyo atari imbere wenda ibintu tuzaba biri gukora, but ahangaha turi kano kanya of course it works. Trump is Trump kubera ko grandfather we yavuye Germany, Trump araza yubaka a whole empire. So nuvuga ngo nanjye ndabizi ko when I am decide to have a child kuri njyewe ndabizi neza ko isi tubamo iri bias ntabwo ifatika. So njyewe nshobora kuba mbizi neza ko umwana wanjye hari azagira wenda ntabwo uvuze ko bitashoboka kuko ubuzima bubaho. Nanjye haraho ngera ibyo datakoze cyangwa mama yakoze nanjye bikabyanyafecta. An example nguhaye. So nanjye ibyo bintu bitekerezaho kuko ndabizi ukuntu isi ikora, ndabizi ukuntu ubuzima bukora. So for example nanjye ntabwo namenye nk'aho njye ntabwo nabyara bira mupango. Umwana ni umwana mba narapangiye kandi n'uwo nzamubyara nawe agomba kuba apangiye. Ngubu mubyaranye n'umubillionaire Rocky uba Palm Beach in Florida uri worth 20 or
30 billions umwana wanjye akaba afite wenda inheritance wenda ya 2 billion umwana wanjye azahurira hehe niyo nuza n'ubukene butuma bundi abantu basarasara uri kubyumva abo ndiva ngiye have a child kugira ngo azajye gusaba akazi ngo babanze barebe ngo nyoko cyangwa so inde no I have a child of mine to be what to be on top, to never be denied access because of circumstances zaho yaturutse. So njye ntabwo ibyo nabikora nkuko wenda abandi baba barabikoreye abana babo no rero so naba nabyaye ni mu generale rwose ubwo wenda nko mu gihugu cya Ronu ugira ngo se nyina ngubara mu buzima. urabizi ko the richest people the top ba mbere aribo background zabo ahubwo bacukumbura bakagenda bakajya kureba who this person background ye niye none se ahubwo umukire bajya gushaka background check ngo bamenye iby'imiryango we ngo bibikoze iki ahubwo aba bakire bakomeye nibo imiryango bashaka kumenya uyu muntu ninde nuwo kwande akomoka he mama we ninde waruzi ko abakire bafite amafaranga y'abaherwe bakize cyane aribo bacukumbura background zabo bagashaka kumenya inkomoko yabo n'imiryango yabo. Rero niho usanga West na Africa bitandukaniye. A wealthy man in the West, umugabo ufite amafaranga in the West, uburyo amafaranga yabonamo na wealthy uburyo abibonamo ntabwo ariko nk'umugabo wo muri Africa bibonamo wealthy yiwe cyangwa uburyo ayifatamo. Kano kanya ni nkubwiye nyine njye ntabwo sindi kujya wenda like unyumveho nk'ubu nshobora kuba nahura n'umuntu because njyewe nzi wenda mentalite y'abantu bamwe na bamwe na societe nakwishyiramo right now ntabwo nshobora guhura wenda n'umuntu urugero 60 years old 50 years old ukeneye an heir okay akambwira ati you know what Noeline we're going to have a contract. How much money do you want? I want a baby. I want a child. Or also, I want a child from a black woman specifically. Most of this is always Caucasians. Ntabwo ngiye kukubeshya abagabo birabura n'umwe kwijana cyane cyane abanyafrika kuko nakaka mentalite n'ubundi kaka kinyafrika gomeza kuza kuko burya abanyafrika dufata mu mafaranga na wealth ntabwo ariko abanyamahanga babifatamo kuko ntabwo Trump yari kujya kurongora uriya mukobwa waje ari umumodo udafite azi n'icyongereza kandi abamodo ntabwo baje kumutaringa baba bizi ibyo baje gukora. So uriya kubera amafaranga y'ikintu avuze na power afite ntago ngo biliyoni ngibiki no hari ibintu akora whereby abantu bari society bari kumwe batabishidikanya kandi nawe ubwe akaba ntareba ngo uyu muntu avuye kuko nanjye ntago mbaza aho wavuye wowe nawe kuko amafaranga ntago bano bantu bose bayakora mu buryo buzima. So you cannot try to go so much into somebody's past when you want something from a person. So now I'm like, okay, you're going to have a child by me. So we're going to have a contract. The child of mine will have at least 5 billion in an account for when they turn 18 or something. I've got, all right, Nanja at least probably 1 million or 2 million. And I'm going to have a baby. So that baby of mine, it's kind of children, but business at the same time. So now I'm going to business. I'm going to mvuga ati umwana wanjye azaba affected cyangwa se ntago azaba afite financial security, which is very important. Amafaranga hanavuga abantu bose baraceceka no matter what you did, no matter who you are. So money speaks and gives power. So ntago rongewe najya no kubyara no muri society itekerezo gutyo nk'umunyarwanda bwana nabyaranye rwose n'umuntu w'iwacu nubwo rwose banishakiye akana k'akanyarwanda ariko ebana wari umuntu ko bisa ufite mentalite duhuze 100%. Urashaka kuzabyara akana k'akanyarwanda? Ongeraho ngo katari agakene. Ese kavuze isi uretse agatoki iyo uri mu Rwanda gutya hari abagabo bajya bagutereta nyine umutima bakakugigira nasara umukobwa udateretswa ndi muri kurya batangaza gafada. No, you're so beautiful. You nyine urukumva aba barayagara bamwe ntabwo bajya bayagara ntabwo bajya amenya ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga. Nose isindi wumva nawe ushaka umutipe ugutereta akaguha keya akagutera imitoma
ariko nyine nubivuga nyine akakwitaho nyine akakwitaho sete how beautiful you are how ama compliment kwereza utugifu nabo mwarangize nkaho ndi umuntu utadizavinga abagira love like any other reka nze kubwira ukuri reka nze kubwire ntabwo ringi ntawe muntu uzabikubwira bazaza abanyarwanda muri abantu babi ntabwo turi abantu babi reka nze kubwire nabikubwira bagakunyumva ntabwo urabizi I do ntabwo ngiwe ntabwo nta kibazo nta nubwo nzigira ko judginga but let me tell you the way people seeing you nisi barakubona nk'ikihebe abakubona baravuga ati kwabaho maraki nuvuga ngo nakubwiye muri miliyoni 14 15 ubu ufite urimo kumva uri nike wazanye ntari mu mujyi wakoze iki oya no kandi nge mwamenye nasaba abanyarwanda bose bahasiringa imana nasaro ndimo kwaguze ukina prono mfaka none se we umuntu ntawuzi se ubutamuzi ngavuga ko ari umuyaga nuko nyandi proud nkavuga n'igihugu cya Gatamba Rwanda uko isimbi nkuko bivuze umunyarwandakazi ukina amavideo yari ese umunyarwandakazi ni iki ni ukuvuga ikinyarwanda ni uko ufite passport n'akarangamuntu kuba umunyarwanda ubundi ni iki no we have to say uri umunyarwandakazi nka isimbi mukanya nyine muzi nyine bababwiye abandi mutahaze nanjye hari umwana w'isi yanjye wa muri Kenya n'umunyarwanda ubwana atwara imodoka y'igikaruzi ifaranga bora kugwezi ariko nyine ntabwo amafoto yari hanze ari hanze nyine nuko ati nyine nuko nubwo nyine ntabwo yashatse kugira ngo abanyarwanda bamumenye abanyarwanda nyine kuko nabo ntabwo rega bazi kuvumbavumbura bakuvumba ariko wabiberetse ese bize ntabwo bamuhiga ahubwo n'umunyarwandakazi nawe nawe nuko yari yabyumva nawe aramuka niruba mukatakata umureba wararenze umewe ese nakwandikiye nari nahaye kabano ngo kumpamagarire reka kwandikire kuri WhatsApp ubwo rero wari wajana agashaka ngamvugisha inde ujye umvugisha tuvugane diplomatique nta kibazo oya no yewe no nabonye ntuza gasuko ama nimero yawe ariko nari ndi mu muhanda urumva ndavuga ndaza kukuvugisha nari ngiye kwandikira kuri ya ntuza ahubwo reka nkubwire akantu urabona nk'ira video nakoranye na gasuku ubwo yavura kayikuye agajyumva ndabona nkakuranye niba natekana gasuku kuvuga mu Kinyarwanda. Really a guy abonye agapati gatoya kuri Twitter. He was like, oh my god. Nyine kubwa abo bantu nyine banje mostly. Oh my god. I like who is that guy you were with in the video? I'm like, hey, that's my friend. What were you cooking? I'm like, I will tell you what I was cooking after you tip me like $300. Akara yohereje. Okay, I like the dress you are wearing. Wayambara ukayitunyereza agafoto kukanyine urumva bishyura exclusivity. Kurumva kukanya ahantu ndi hose tanyine yo kazi ngatayisha kavuga vuba nkayambara amadolari 500 bakaba yanyohereje. Oh, no. Can you please probably send me half of it on my Snapchat or something? I'm like, that is exclusive. Gukurumva ntabwo gasugura amushyira hariya nyine. Nta mwanyuma kuri news akanga ikindi igihumbi cya 2. Ajya kuyabyinira. Jesus. Go like nukuvuga like really like buri kintu cyose nyine uragipanga ukavuga okay, how do I use this platform to promote myself? How do I use this to promote myself? Like I don't make money on my nyine mbishaka nabikora nkajya nirwe nyine like nyine nkafata YouTube as a serious job, but YouTube does not pay as much as kushiraho promotion nyine bitewe nyine na target market kuko nabo ababona targetinze nabo iyo babibonye barabimenya ko aribo batagetinzwe barizana. So nuvuga ngo like nyine nukumenya nyine icyo uri gukora icyo ushaka kugurisha, what you're selling, whatever. So yeah, that's it. Isi reka kwandikire nkeneye byinshi kuri uwo mukobwa w'umunyarwanda we. Oya na ndakwisabye. Ubwo none se ngiye ko ncuruza inkuru. Yes we. Nawe si umurundi kazi uramuzi? Isi nakwandikiye tureke kubivugira. But I'm not gonna tell you.
oya okay nk'umurundi we ntabwo namuhisha kuko twarakoranye aranapostinze ahantu hanje hose kuko biririrwa nta kibazo we kugiti umurundi kazi ariko nawe mubwira ntabyo mubwira ndeka wo munyarwanda we nakwandikiye ni kemi nuza Toronto nzakomeza gufata ku kibuga cy'indege That's so funny. Yo, by the way, I will. Ni mama kabisa nzaza kubasura iwanyu. umva Murabura. urakaza neza uzaza wisanga ugiye kwasanga umuhungu w'iwanyu ariko akantu koza ibintu by'abana b'ibasisi isimbi Okay, ziko godfather yanze kubyemera burundu. Okay, ntabwo ariko mama yaje wana ntabwo kuri post kuri page ntabwo yo. we nimbabarize ukuntu ibirenge byiza bicuruza babibajije nabibonye nk'inshuro nk'igihumbi. Uzajya ibifoto bishyire kuri Instagram isize akabirine k'umutuku. oya Hano kuri TikTok nta kibazo washiraho ibirenge. bakagura Nyine ubibona nyine ahita abimenya ahita iyo ufite nyine aho ugurisha uragira ahita ahagera akajya kugira cyo kwareba. ubwiza ukuri yewe ntabwo ari ukubeshya nta nubwo ari ukuba umuturage nta nubwo ari ukuba ariko nyine bro ufite umutima ukomeye None say I kept on telling you guys buri gice cyose cy'umubiri wawe ntigikora ubuso uri kuko ufite ururimi utarufite se wavuga utafite se amafaranga wakora hanga wayakorera so kuki ikirenge none urumva ko cyo nta kibazo so why then hari aho haba ikibazo then si igice cy'umubiri se ikibazo kuva no kuva ku bwami bw'abaroma urumva visi yaremwa ariko se urabizi ko kabano urabyemera se basi nawe ariko uremera ko Adamu na Eva none se nanjye ubwanjye ntabwo babyumva ukuntu like I walk and I get paid exactly amaguru ngo gutambuka bihemba umuntu gute kabano ni mugahuza ibintu kabano hari umumoda atafata bitewe ko hari abura santimetero 3 cyangwa barahisha baba we benshi ndabakatira na hano maze kubaka cyangwa ibere byawe nini ngo kabuno kawe ni kanini sinjya mbibona se reka nkubwire ndi mugahuza ndahurika murafata ibyo bindi bikabano ukabifata ukabihuza ntabwo bikorwa kimwe ariko byose ni ugukora kabano aya masaha uramutse offer wakina prono baramutse banciye amaguru ntabwo nabasha guhembwa ndakubajije igitsina uragifite ndakubaza ni ukuvuga ngo wait second bibaye ngombwa ko amaguru aya masaha atakwishyura ariko ukabona offer y'igitsina aya masaha wakora ako wajureka kugira ngo njye ku muhanda uretse gato musubiza aho kugira ngo njye ku muhanda nsabirize cyangwa nibe use what you have to get what you want. Exactly, that's my guy. Godifada uretse gato kaba n'umuhamagaye kangahe ndakubujije wibigira ibivuga ibyo ntavuze nakureki akira kaba uraho zane uraho neza mayima ewe ndababaye itawe urambabaye dore ejo bundi hita yaragiye arakugendera byagukubitwa n'inkuba yewe kugira ndiho andaza abantu gatanaza arankishe kaba reka nkubwire no ntabwo ndabyumva bene bari no gutakajo ariko reka tumubize ukuri nzafata inkoni nsubire mu nk'imasisi urumva nzafata kabano join hoshi kabano nta kibazo bazi kugira ngo nyine uba mwana mwiza nta kibazo mujye mutangira ubu ntacyo bitwaye bababyaze ntayo njye kubona za nsaba uhetse uruhinja shaho ntabwo buri abagore baba basaba bahetse uruhinja ntabwo namuha ntacyo kimwe namo oya
washyuzwe gute nta mafaranga ufite yo kurya none ugaterwa inda zikurikiranye ntabwo uretse umubyeyi ngo watangiye ubusa ntabwo mu mutwe wawe ukurura ukuntu yagize ate ndakwisabye nawe ni gute rwose ugira ubushake rwose inzara mu nda nta kintu kirimo ufite n'urundi ruhinja ku ruhande ruri kurira ufite urundi ruhinja ruri kurira ufite agacuce k'imyaka 2 utwita n'indi ukabona umuntu afite utwana nkatunga ye tw'uducuce n'agahinja ngo mwampaye ubwo byagenze gute bikageraho inzara inanakurisha kwa muganga ni gute bagira ubushake badafite amafaranga no society rewards those who play stupid and dumb ubwo rero iyo nyine wakitinze damu nyine n'ubundi society nyine taking advantage the world is out here to take advantage of you my dear ngo innocent ngo umugabo ngo yagushatse ngo nuko wakoze ubukwe ibyo ngibyo bikugira rwose exclusive pe zayo mu ubwenge sizabana shane kandi bagotaka muragira idashobora rova kuki ujya wigira iryarya ni ukubera iki gute wabyitashije masisi ntabwo yamvuyemo navuye masisi ariko ntabwo masisi iramvamo kabisa masisi ariko bihuriye n'ibiki birahuye ari uzikubona bati amasaha bagicikira bakamutega nijoro akagenda agahita akagenda agacikira iyo nose ngiye kubwira abantu barushye babaye dushye ubu ngubu kubera kuvuga ngo nuko ngo umugabo yamushatse ngo amushyize mu rugo akamurushya Masisi ubu ngubu ko bagiye gusenya inkwi bagacana mu myotsi ikabica wowe ukaba ugenda ukagura ukaza ugashyira muri micro-onde ukarya yumva ko ibindi byose nabyo utahinduka kanya gusinda mu modoka isibiye ubwa challenge kubabarira ubinkorere nkeneye kumpa ndagusabye ifoto wambaye umushanana ariko uzi ko nta niyo nkigira ndagusabye urumva kaba isi mbabarire umpe ifoto cyangwa akavido wambaye umushanana wakenye ahubwo nari mfite gahunda rwose yo kugurisha content ikaze y'umushanana mbabarire content niyogi nkanabyina amaraba akomeye wambabariye oh my goodness you know I used to have abakiriya rwose beza muri Belgique kera cyane umuntu akaba yaza akambwira ati ndakwinginze aya magambo yose nkubwiye yavuge mu kinyarwanda akandika n'ibihekane ngomba kuvuga ubu ni nyano nkavuga ubu ni nyano neza igihekane nkakivuga neza uri gukora iki uri gukora iki nibyo yambwiye kumubwira